Uyu Marita yashatse ari umwana muto cyane, yashatse ubuzima akajya ajya gucuruza imyenda kugira ngo abone ikintu cyatuma yiteza imbere hamwe n'umugabo we. Yashakanye n'umugabo basa nkaho bari mu rugero rumwe. Nubwo yacuruzaga iyi myenda wabonaga ko nta kintu abaye, nta kintu byari bimutwaye. Yabanye n'umugabo wiwe bakora buno buzima, n'umugabo nawe agashakisha. We n'umugabo we bari bishimye. Umugabo yamusangaga ku kazi, ubundi bagatahana bakagenda bishimye mu muhanda. Ubundi byasaga nkaho bibereye muri paradiso. Abantu barababonaga bakibaza umubano wabo, bakibaza ibyo ari byo. Bari bameze nk'abantu bahora bateretana kandi bamaranye igihe kinini. Umuryango wabo wari wishimye. Nubwo umuryango wabo wari wishimye, ntabwo ariko byakomeje. Marita umugabo wiwe yaje kumuta. None amaje kumuta, yaramaze ibintu byose mu nzu yarabigurishije. Uyu Marita ibintu bye byariwe n'indaya. Teta, sha waje nkaguha amakuru, mfite amakuru ashyushye, banguka uzemo amakuru. Uraje? Sawa, nta kibazo. Amakuru se? Ego kose. Ndi kubona cyandi kubonekera. Ni njyewe ndeba neza. Ibintu se kandi nisabaye mu roko. Ego tugana nagiye mu gakizwa nabyizi. Kuva ryari? Komana ngo nabaye Islam. Neza rero. N'imisatsi ubungiye kundaca gutera kakandi. Buki Cyane. kuva ryari? Kuva ryari? Amakuru ni menshi. Byose ntawe kuzanya. Amakuru ni menshi ndego. Ibyo ni ntawe kuzanya. Ego kubana yanjye bantu ndebe yawe kumisigaye. Ibi bintu ibiteye we. Aho nawe ibi bintu gireka. Reka sundi sanjema. Oya ibyo bishyire hasi. Aya ngo nakano gasatsi kawe ugiye kugahindura kandi. Umukara kanta. Ntabwo bibaho. Komana. Ntabwo nabyumva, ntabwo numva ko wahindura. Nabyo uzi. Ntabyo nzi. Gusa byagenze bite? Ndabikubwira ufite agasore kari kundireta, namubwiye ko ndi umusilamu. Ubu niyo mpamvu ubona ushaka kuvuga twese. Gusa ako gasore basi kagugukira. Ndabikubwira neza. Kakwambika bino bintu. Okay, none ko tujye mu rugo. Wasanga nta n'umuceri kagwari. Umva, ni story ndende wowe tunga byiwe ndagomba. Nanjye neza yombi ndabwira numve byo. Ndamuri ko umugarara. Ye, banguka hano. Oya ngwino ndi kumwe n'umushyitsi, ntago namuta muri umushyitsi wakuze ubona agakumva. ntago nzaho hanze reka. kandi Ngwino umurebe. niko madamu nari ifite umugabo hano hepfo yitwaga Matayo. Mwambwira. Iyi ndaya y'umukobwa twumve aha bwira umukobwa iraza bakajya basohokana nk'abandi ibintu biragenda simenye aho bijya. Kumbe ni Matayo. Ako se si Ni Matayo gatamukunda uri kwigira umurokore cyari kirokore kizi gufata tuza manze mubwira umva ngenda umva none nkabwiye umugabo ati mutware ngasiga mutegura utuntu twose ati mutware rero ngiye mu kazi ibintu zo kubyitaho nawe ntusoza ujye mu kazi ukagenda azindukaga bakagenda saa mbiri na nyine saa 11 umuntu wa saa 11 ntabwo agenda mbona hari dufite ibintu byinshi mu nzu iwanjye twarateganyirije abana muvana nagira ngo nkubwire nagiye gusanga mu nzu hasigayemo isoko Sandiri kumenya byakubayeho. biza kunshaka ndavuga ati ko ufite inshuti yanjye mutesi uwayisanga ndayisanga ariko nari narabuze aho muriya niyo bashobora kumbe Mbega teta.
suri kumva umva birambereye ndate umva shu genda tuma uragira ngo nambare no bitete yumva abagabo banyu babasiga amajya ariko kigira barokore ngo murebe ko kuko umugabo wawe nzamujyana none yajya agacishamo n'iminsi n'umunsi akaza basi agapfa kuremera uwo munsi akaza mukirirwa none hano uzongera guhera uno munsi nawe uzongera uzimbeshu nayigiriraga n'impuhwe nkamumutiza umunsi umwe none araza bwantera anteramuhandi none araza nteramahandi bari uno munsi kwiyahura n'imbabazi none sasa kambere nanjye nabenshi umusore ko ndi umurokore ahubwo wegenda turanakwirika yeshi reka tugenze mbona kuye nabenshi umusore yawe afite ibiceri kugira ngo wabibona ni mugoroba ndi umurokore kari akagore kajya kirikiho twereka yuko kagende urakomeze kagushigwe afite ibiceri uzi amafaranga amaje kumukura ahubwo nanjye ndagira ubwo mwongo ureka kari akaboko ahubwo akira no umeze kuba ako kajyana gusiba umva igipasi cyajyanye urakibona ahubwo tugende urumva ajya sohoka tugende wowe umva muri ibyo bintu bayi nawe